Dusubiye gato mu myaka yo hambere, nta mugore wasabwaga kubaha umugabo kabone nubwo yabaga ari umwana ukiri mutoya, apfa kuba ari igitsina gabo gusa. Bitandukanye n'iki kinyejana turimo, kuko kugira ngo umusore cyangwa umugabo yubahwe hari ibyo agomba kuba yujuje. Muri iki gihe rero isi igenda ihindagurika, abagore cyangwa abakobwa nabo bagenda biyubaka mu buryo butandukanye, haba mu mikorere, mu mitekerereze, aho usanga hariho n'umusore udashobora gutinyuka gutereta umukobwa uyu ko gusa musumbya amafaranga, kuko abatinya ko yamusuzugura. Ariko burya siko bimeze, kuko gusuzugurwa biterwa nawe ubwawe. Bivuze ngo ntabwo uba wujuje bya bintu bitanu ngiye kukubwira. Niba rero ushaka kubahwa n'abakobwa cyangwa se abagore kabone nubwo baba bakurusha amafaranga, ugomba kuzuza ibi bintu bitanu. Gusa niba utarakora subscribe na like, yikora ubundi tukikomereza. Ikintu cya mbere rero dushobora kuba twaheraho ni ukwiyemera. Kwiyemera byirinde. Kabone nubwo waba ufite amafaranga, nta muntu n'umwe uzigera kumva. Mu gihe wiyemera, yewe n'inshuti zawe ntabwo zizagukunda. Hari umuntu usanga ahora yivuga ibigwi, yirata ibintu adafite, cyangwa se asezeranya abantu ibyo atazigera akora. Ibi bimugira umuntu ukurura abantu benshi ako kanya, ariko mu gihe gitoya ukabatakaza. Burya nta n'umwe ushobora kugufasha igihe wahuye n'ikibazo. Ndabizi neza ko kwiyemera atari icyaha, ariko iyo wiyemera nabikorwa bihinduka ubwirasi. Kandi nta mukobwa w'umunyabwenge uguma hafi y'umwami udafite ubwami. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Rero niwibwire ko icyubahiro uzakibonera mu magambo gusa cyangwa mu kwambara neza. Oya, ahubwo gituruka ku bikorwa byawe bya buri munsi. Bivuze ngo uko utekereza, uko wiyitaho, uko ushyira mu bikorwa ibyo wavuze, nibyo bizaguha icyubahiro imbere y'umuntu uwo ari we wese. Icya kabiri ni ukwiyandarika. Reka nkubwire, nta muntu n'umwe ukunda umuntu ujagarara cyangwa se ugira akajagari mu rukundo. Uyu munsi yatandukanye na kanaka, ejo afite undi, bigakomeza muri ubwo buryo nyine. Noneho bikaba bibi cyane ku muntu ufite umugore. Ndakubwiza ukuri ko nta muntu uzigera kubaha. Igihe wirirwa mu buraya ni hahandi ubura ijambo iwawe cyangwa ku mukunzi wawe, kabone nubwo waba umumenyera byose, buri kimwe cyose ugenda ukimuha uko bikwiye, ariko arenzaho akagusuzugura. Abahanga mu mibanire bo bavuga ko kwiyandarika atari ubusitari, atari n'ubugabo, ahubwo ngo ari ikimenyetso cy'uko utaraba tayari mu mutwe, umenye icyo ushaka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niba rero uri wa muntu uhora muri ako kajagari, nta mukobwa n'umwe cyangwa umugore uzigera kubaha. Even n'umusore mugenzi wawe, kuko azakeka ko wazamuca inyuma ugakunda umugore we mu ibanga cyangwa se umukunzi we. Niba rero ako kageso wakagiraga, ihangane uve mu bwana, ukure, umenye icyo ushaka kugeraho. Icya gatatu, guhora utegereje ubufasha. Hari abantu bameze batyo ku buryo nta kintu yitaho ku bijyanye n'iterambere rye. Ugasanga ni wa muntu uhora avuga ngo kanaka aramfasha, ndabizi ni yanyuma amafaranga, ni inshuti yanjye. Ariko reka nkubwire, burya iyo uhora waka umuntu amafaranga, nawe agera igihe akakurambira. Erega menya ko nta mukobwa wifuza kubana n'umuntu uhorana ibibazo. Niba ugira ngo ndakubeshya, bigerageze kuri uwo muntu muvugana, bikore wikinira kandi uri seriye, umara icyumweru umubwira ibibazo gusa. Ndakubwiza ukuri ko uzasanga nimero yawe yarayiborotse neza neza. Yego ndabizi ibibazo ntibibura, ariko si ngombwa kubibwira buri wese. Gerageza ushinyirize, witurize, wowe ukore cyane. Niba rero uri wa muntu uhora ategereje ubufasha, uhora avuga ibibazo bye buri munsi, nta muntu n'umwe uzigera kubaha. Reka dusoreze kuri iki kintu, umunebwe. Nshuti yanjye, nta muntu ukunda umunebwe. Bivuze ngo nta muntu ukunda umukene. Ntunyumve nabi, gukena si icyaha, ariko ushobora gusanga ari wowe wabigizemo uruhare. Ndabizi wowe nturimo, ariko hari benshi babona amahirwe bakayitesha. Akabona akazi akakareka ngo yuko gusa bahemba make, agahitamo kukareka kandi azi neza ko nta n'akandi kazi ashobora kubona. Ubusanzwe abagore cyangwa abakobwa, ariko si bo gusa, nawe urimo ndabizi, ukunda abakire muri rusange. Bivuze ngo ukunda amafaranga, ukunda abantu nk'abo biteje imbere. Ibaze noneho ubonye wa mukobwa uhora ashishikajwe no gutera imbere, gukora cyane, ndabizi ntiwamureka. Erega ndabizi neza ubonye uwo mukobwa wagerageje kwiteza imbere, ntabwo wamwanga, ahubwo wafatiraho. Ngaho rero nk'uko nawe ukunda abo bantu nk'abo, uri wa muntu ushaka kubahwa, gira icyo ukora. N'uwo mushahara muto ntacyo utwaye, uruta wa muntu wirirwa yicaye mu rugo. Wowe ntugatinya ngo baranseka. Oya, icy'ingenzi yuko ukora kandi uzi neza icyo ushaka kugeraho. Ibyo bintu rero maze kukubwira, nuza kubyubahiriza, nta kabuza uzubahwa, uzakundwa kandi uzagera ku cyo wifuza kugeraho. Muri rusange ni isomo ry'ubuzima, ni Motivation Rwanda Event TV. Ndabakunda. Ngaho rero mugire amahoro n'amafaranga. Bye bye. Wibuke gukora subscribe, like, share na comment. Ciao ciao.